cyangwa nzagutinya umunsi nazindutse mu gitondo nkasanga nawe urimo urarekerama ngo bakuriye ituru utabimenyesha nzaseka. None se bikoze nta unasumva bidashoboka dunzo. Twaye mwiza ubu nkubwiye ngo ntago mbishaka ndareniwe wangize ukifuza ko nahitanya kukureka kuri polisi urabizi. Ibyo bintu rero nanjye niko nabitekereje. Ngiye nkunda ko buri ubwo ntekereje ikintu niko babiyagera. Byagenze ko yavuze ngo ntago ndi ready. Ndabizi ko Shadia si ubwa mbere asambanye n'uriya muhungu. Wareka shawase wakoresheje ijambo ryiza biri sensitive sheri. Okay, si ubwa mbere baryamanye cyangwa abakozi baryamanye. Akatuka kuryama gusambana se. Shadia ubuhungu Shadia ubuhungu asambana nabwo twese turabuzi ukuntu babuze. Kuryamana sheri gusa ahuma. Ariko Shadia yagusimuri inshuti yakwemera nguze kuvuga gutya. She's hurting honestly. Nagende hariya. Ega Shadia ndamuzi. No, yo seriously seven. Uzikari kwa kundi umwana muzi ngo muzi ntacyo. Reka nkubwire ukuntu tubayeho muri iki kibuga. Iki kibuga tubayeho buri muntu muzira. Nta kibuga ni hano ninjye nawe ngiye wa mugabo wanje we ntago hano turi mu kibuga. Nyine urabona wowe ukuntu mbanze nkavuga ati icyo kintu nkari nk'ikintu bashobora kuza bakambwira ati icyo nkakubwira ati icyo kintu Isimbi noeline yagikora. Nkavuga ati icyo yagikora. Iki gutyo ngo. Ubwo ni nk'iki nyine gutyo nyine urumva byo bidashoboka nyine ko umuntu baje bakambwira ngo bagusanze urimo urasomana n'umukobwa. Urumva bakambwira ati twasanze Isimbi noeline arimo arasomana n'umukobwa ahantu mu kabari atuzi ko tuzi ko Isimbi noeline ari umutinganyi. Ntabwo natangaga ati ibyo bintu Isimbi yabikora ndabizi. Ko ndi umutinganyi se? Sinzi ko uri umutinganyi ariko ndabizi ko bagusanga usomana n'umukobwa. Ntabwo natangara. Mfaye unozi ibintu byabera hano. Ndimo ndaguha urugero. Ibyo bintu urabyemeye ko byashoboka kandi njye mbizi neza ko bitashoboka. N'icyo kintu iki se? Ese yo mujoyininze ngo I send you one. I've joined the community. Ibi birasi bisobanuye iki? Ibi bintu by'ama gift bimkuremo. Urumva? Ndi gukanda hano ndi kubona nazi ibyo ndi kubaza ndi bisobanuye iki? Simbizi. Ariko none ko bari kufite umushiha n'umuhari. Mfite umushiha kubera urimo uranga kumbwira ibintu ukuri kandi ndabikize ako none se ngenda ari mariko ko nanjye nabonye kuriya kandi it's very sensitive. Mateki ya what do you mean sensitive? Cyangwa nawe no kubera uguma I was fighting so much fight on Twitter. I wasn't on these other platforms. Nagusanze nawe ni wawe kumugabo kumumufate koripo ariko nuko mana yashaka akwa mugabo utananshyigikira so ndeye kuri umunya Uganda bamenya abanyakongo gute na wowe na SHAD bo mwese muri bamwe mumufate ngumugabo rega ariko bakubwiye nk'abanyarwanda mwe n'abanyarwanda umugabo cya Isimbi noeline nacyo cyaranga mumufate umugabo noneho seruhaya wewe inyakubona ubwubwa seruhaya tegeka gashumbaraza aragutwika akandi karayibuza yes Koreka kutiraga kutoboka. Tega ubwire je badutse mu bintu byanye no mu muraba. Nako bituko yakobura. Abo biga kabigasitwa. Uziko nagiye gusubira kwiyumva neza niko mama avuga iyo yarakaye. None mama aradidimanga nari gushaka kumva ijambo ndarebwe. None warakara bakazajya bamuzamura bakubwira ngo reko se kuri muradidimanga. Mani oya mani hano hari umutipe nari naragize moderator umva umutipe nari naragize moderator. The guy is very messy. I don't like it. Uriya moderator wawe ni we. Uriya moderator wawe ni we. Messy na isa namuboka. Akazajya bakuzamuriraho. Nene se ubundi sereka mwere ko mukunda ibintu hari igihe ubura no kumva n'umukurashira. Kuko uriya ntago like uriya ntago ari umuntu. Kuko first and foremost ibintu byo nyinakora no kwisibasira nyine ibitsina by'abantu n'imibiri y'abantu kandi nawe bifite so it's like very weird. Yarimo aravuga point ukayumva. Byavuga ibintu byakabisobanura neza. Ukavuga ati ibintu wamubwe nasobanura ko ari byo. Ubwo nyine nkubwire ko mva. Shadia Imana ikomeze ime hafi kandi
Shada ni nkawe bo mwese muri bamwe. Abanyarwanda mugira ibigambo muri inyuma y'amascreen kumamaza nzongeye kubona umuntu ukora haramukora. Shada ni nkawe mwese muri bamwe. Ubwo turashaka kumbwira ngo Shadia umugabo No man, no, be serious, man, be serious. I am serious right now, like 100%. No, don't speak on a lady like Okay, that. no. You don't know what Okay, people go through. No. Challenge me. I'm saying exactly. Were you there with her last night? Were you part of the whatever was going on? So when you just challenging imitekerereze yanjye ariko yumva. Ndi kubikubwira se. Rero reka kumbwira ngo ceceka ngo nuvuge no reka mvuge oya no, being respectful and using a good language, you know, sometimes it's not everything that to be messy. Okay, I'm not gonna be vulgar, right? I'm going to be don't be vulgar. oya barugishirega nuko man ndayishiramo kugira ngo hashe urabizi ko ngiye ntajya mvuga ayo magambo ntubizi. Come on, Nayanje. Nta mugabo ufite azagushobora atari njyewe. Njyewe nagiye kuba ndi kwicara ngiye kuba nambona umugore uba muri Amerika ufite ubwo mu pariroti ngo nanjye ashaka kunzana ngajya agira ngo ibintu hari TikTok hari na Twitter. Yo Twitter iraryoha we ntabwo ari nka TikTok uvuga umugambo ukagushiramo we. Unyumvire. Ubwo ntabwo natumbara umugore wa mugore abazungu rero. Niyo ari umuntu wakunyoherejeho ntabwo njyewe marinda natashye ntabwo mari. Kandi uriya mugore uramuzi uzamubwire ajya avuga utugambo ajya agenda utugambo twinshi cyane. Uratangiye ntubura burega nk'ubwo ngubwo sinza ahantu urimo. Ariko se ndabara kuregera uri umugabo wanjye nzajya kuregera nde ako wa mugabo gitoto. So ndabagabo basa n'ikintu. Njye najya mu matiku yawe ngo nzayavemo uzi ukuntu ugira oya uzabubuze mugihe uzajya ufane match ufane yo ariko ndimo ndafana oya apana hano ujya gufana kuri Twitter nibyo byiza. Twitter nagiye gusanga iriho abantu bigira abahanga kandi ari ibigo rero ntabwo radika oya urabona hari umuntu asunye atangira kugutuka kuri Twitter. Nano uzamenya hano umuntu yasunye atangiye gutuka mu Kinyarwanda kandi mwatanye mubura mu Cyongereza. Oya rega ari abukobwa mwikanye bari mugunga niyo mukobwa niyo umugabo niba sinzi bari mugunga yatangiye ankoraho do thread andira agasho andira aka hit man akora thread yanjye igakubita nk'ibihumbi 100 mu minota nk'ingahe akabara agapininze. Nyuma nkavuga ati okay nkabona ibintu ari kwandika nkavuga ati okay komeza urya agahit hanyuma akaza akajya kuri Instagram yanjye akajya areba akantu kamwe kari kakuramo akaza akakora thread dede ndamwatera nkubwira umukobwa ni umukobwa cyangwa ni uri umugabo n'abantu bamwe kumvugira kiri hasi nkuko washyize hasi ibere rya nyoko yo wahise ntuka mu Kinyarwanda kandi n'utwaye tumwe turabona urumva wowe utaramubwiye nawe ngo washyize hasi ibere rya nyoko ubwo se urumva nako kizemo nawe nako nko kushyushya nako ibere rya nyoko nayishyizemo byose ibintu nabikora. Thank you Kenny. Ariko reka nkubwiye ko man we live in such funny country kabisa. Ngaho mbwira wowe urumva Shadibu bamugezeho ataba when people are under influence there's some people who don't hear no they think it's a joke and they probably if she was waba yisekera wenda niki koga oh no mva niyo yaba ari no yandi muri mu gitwenge kimwe yagikubise yagishyize hariya a no is a no and some people with their highness they don't hear they know that they hear things they just ariko urabizi neza ko ibyo bintu bishobora kuba ari byo byabaye nje nicyo ngushakaho cyonyine no listen ibyo ngibyo that's rape babe if somebody says no and you keep on pushing it's rape. I get it yari mu ako rero reka ngubwire mwabagabo mwe n'abagore uko munyamuvuga bagira ngo ntabwo mufite abashiki cyangwa abakobwa niba
at some point it's enough. none se kibada nkite gute Wenyine ndimo ndavuga ukuntu nyine abantu babivuga nkaho wagira ngo ntibafite banyina cyangwa ibyo bitabo ntibabivuyemo cyangwa se iyo mihango banyina bo ntibayijyamo cyangwa abakobwa babo. reka maze nkubwire ikintu kimwe ise njyewe Umva kimwe kandi gusa ntukiretse. Shadia ituzi ubuhungu akunda ubuhungu ajya targeting turabuza ukuntu buba Uvuze ko yamufashe ku ngufu. busa kuriya Busa kuriya okay so ubwo bivuze busa iki? nka kariya ababuruta busa nka kariya n'iki n'iki gutyo reka nkwereke ukuntu biba bimeze ni ukuvuga ko aba yaragatagetinze urumva Shari ako shashize uburo abo kwangishije do sinzi umuntu akwingisha Shadia wacu mu Shadia. cyangwa se umuntu nkunda nka Shadia Wese Shadia ndamuzi umva nkubwire ngiye kanje gukorera kwa Mutijima. Uretse mbyonde reka nkwereke Shadia ibyo bintu byo kuba yakwihinduka agashaka kukuraburiza ni ibintu Shadia akora cyane. Akubesha rep se sheri oya akakubesha Shadia azi ashobora kwihinduka umuntu agahita namuraburiza out of nowhere. Akakubesha rep se ndakubwiye nibyo ndibaza ko nibyo yabikora. Ngiye bijyanye n'ibintu Shadia yigeze kunkorera. Okay. Bijyanye n'ibintu Shadia yigeze kunkorera nibyo yabikora. Ni handi nakubwira ati ari ikintu bambwira bakambwira ati Isimbi noeline yakoze iki ngiki navuga ati Isimbi yagikora bakambwira iki ngira nk'ikintu bakubwira ukavuga ati kiriya kintu ndumva kabisa Simba atashobora kuba yagikora. Bambwira ati basanze Isimbi noeline arimo arasomana n'umukobwa ahantu nahita mvuga ati ibyo ngibintu Isimbi yabishobora. Ngira nyine nk'ikintu umva ntashobora kuba nakora ubitewe n'ukuntu ubana n'ukuntu nzi wabikeka ukabikeka bishobora kuba ari ibyo ukavuga ati ko wabikeka ni nk'umuntu yambwiye ati Isimbi noeline bamukubise urushi ngo ahita yigendera mutavuga ati ibyo Isimbi ntiyabikora. Agaswe uko nibyo wabukubita se wabukubita nyuko ngeni urabizi ko ari abantu hano wakubita bagahita bigendera bakavuga ati nk'akabano uramuzi umukubita urushi se kabano nk'akabano wamukubita urushi agahita yakunoba kabano ukamukubita urushi ukigendera umukubita urushi uramushumurisha abantu bajya kumukubita inshingo ngo ntacyo kabano Frank icyo bakora wamukubita urushi ku buryo agahita hinduka ugashiraho ubumoso ugakubita cyakora nk'umuntu mbona wakubita akakwihorera byibuze cyakora Daddy Maximum mbona wamukubita nk'urushi disa akakwihorera Daddy wapi yahita kurega wenyine mbona atagusubiza tunyine we ntabwo kabano rero nta nubwo yanakurega kabano nta nubwo yakurega goko nuko nyine rero ubwo ngubwo cyakora bivuze ita nibuka koko ngiye ntabwo umva mana ndakwihamba wowe none ukuntu nihamba ku abantu bazanye nihambye ku mugabo ejo bundi mwihamba ku mana kandi mbona nihamba ku bagabo bandi bazankubita bameneka twanga ibyo bintu byo kuzajya ushinga noneho ngo nagiye kwa roya ngo roya ngo agiye kujya gucya ngo roya wanje ngo isi wanje ngoro yawanje ngo ntabwo ziroya ariko se yawanje ako se uyu mugabo ufite amagambo uko mugabo ejo twica ahangaha turimo turaganira amabanga y'urugo uyazanye ahangaha kuri murandasi hagiye ntabwo twabiguye online that's crazy ye baba ureba niba ako mugabo nago waryamye neza ntabwo mba nasinzire mba natumye ibiti byinshi sheri ngo dungo wanta ariko bareka kubwira durika kubwiye sinakwe akanagrereje nakwereje like streams z'abandi bacuti bakoga bonzi biyongiyo bajya gukora ibintu byinshi akoneze ziba zimeze uvuga ngo nabo bajya bakora ngo nkandaho ngo wankanze wogandaho ngo wazamuye kakubwira it's just going to be so much fun pe uretse nkwereke du ahubwo uzi ko hari n'umuniga hari umuniga aza akaba yagukorera ibintu nabi ukazinuka mu gitondo ukarakara ugahita umwihinduka se ugahita umwihinduka wabona ukumuteza ingaro ahubwo icyo kirego Shadibu yagatwaye ikirego akahita avuga ati uno muhungu yandongoye nabi akaba ariyo se ntuzajyana akaba ari bihe icyo nacyo gishobora kuba ahubwo icyo cyaha bagomba kugishiraho muri constitution bakavuga ati kurongora nabo umugore birahabwa
yemewe bakajya abantu barongora neza se bati kose wa mugane we waba ukizi urongora neza n'urongora nabi muntu w'Imana ko numbiwe numvore uzaze ngo yino taro uzajya ushyira mu maso ya mbere yo kujya gufiliminga bya bintu byawe abantu bose mujya mufiliminga ibi video bisa nabi no this is a filming light polisi byo gufiliminga ibintu by'ibi video bisa nabi wagira ngo urumutwa kazi ako wakwicaye hasi ukashiraho kamera tukiterera story uri mu biti nayo mu maso maleka tsana bire ndetse mu maso gute sinimperuka muri bekuruzuko Siko rwakurwaza umeze nk'amusazi swe cyangwa uruzuru rwawe rusigaye rugira mera nk'uhinduka umere nk'aho uhena gakeya tureba yamye kandi byo kumenyera abantu bo muri Canada ako so umugore wanjye ntabwo nshaka kumubwira icyo nshaka wowe kibazo ibintu by'amabanga y'urugo utangira kuza kubizana kuri murandasi amabanga y'urugo se navuze kuvuga ngo ihindukira uhene hari ikibazo oye nanjye ndakandima n'injye gushika cyane ndo kumusa That's my baby. How you look here? You see how you look here? You see how you look here? Let me sing it. La la nina. Areke iburayi hano ni iburayi hari heza man. Iburayi ni heza. Ase ko meruka wambara ubusa uno munsi ko wambaye wikwije byari ariko ibintu ejo nakuye ahantu ibintu nari nambaye ntabwo nabikuyemo. I was even packing my clothes. So I have a urugendo mu kanya ujye kujyahe ujye uvuga ko ugiye Bangkok ariko umaze barushaka y'icyumuntu uzamura akasuga jayisari jay squeeze urashaka igituba cyane kugishira abashinwa bashiri ngiye muri noze not abashinwa wa Thailand n'umushinwa se bose si bamwe bashiri abashinwa se ariko na China probably go there in December kuko I need some toys in China. Toys iki za zindi toys za zindi zikora imibonano z'imibonano shiri toys z'imibonano shiri za vibrator ntabwo ari imibonano urukoza soni toys z'urukoza soni ibi pupe ariko se bino ko ariko si uyu mwana we reba ibintu byose yapanze we Jesus za vibrator oya shiri ubwoko bwose amatoso whatever kubera ko ndashaka building my studio do it in Bangkok next on here urashaka building studio yawe weya in Bangkok nose ngira ngo toy uraza kuzigura muri Bangkok uzizane no oya I wanna go to China I wanna go to a factory. Kuko ndashaka kugura nyine. Ega toys is not vibrator. What the fuck is a vibrator? I mean, no, toys as in a lot of different type of toys for solo work. Na uzagende ndaza kuza kwereza kandi kakana kweje. Dumba ngo umuntu urwaye cyangwa you just too tired guy maze kunanuka kubera ibiti maze ibyumweru 2 ndimo ndakora ibimwere nka 3 ndimo ndakora buriya mba nataye ibiro iyo ntaye ibiro rero ari ukuntu ntangira gusukana mutamenyereye malanina niko madam ngo ya nagarukurongana igikorwa cy'urukoza soni ibintu byose n'urukoza sori tujya gukora igikorwa cy'urukoza soni ya ubwo uzajya uzikoresha ibiki iyo ni business igikorwa cy'urukoza soni yewe twagomba kujya gukora igikorwa cy'urukoza soni kana ha uzajya ubyikoresha cyangwa nabandi bantu ibikora nyine by'urukoza soni nyine ako se kimwe kiravuga ibiki ntago kimwe cyumva ibyo ndimo ndavuga ngo toys nyine zo gukoresha ibikorwa by'urukoza soni nyine yego ariko uzajya uzikoresha wowe wenyine urukoza soni byaba nyine cyangwa let me see like monkeys and chimpanzees
umva izo toyi nuzuzana ni ibihe bintu and horses mujya ujye mujya bufunga nyine ngo nuvuga ngo buri kintu nyine kubera ko ayaga nyine ngo bararakaye ngo kubera ko ngo barapapaye ngo bararakaye ngo baranyanze kubera ko ngo babona gusa ngo urukoza soni rw'abazungu gusa abazungu gusa se abera banzabakura hehe ngo uzajya kwavuze atanga amafaranga abazungu barahari abirabura natwe dutangiye gutanga amafaranga kuri ibyo bintu ngo kuri ntuza ngo kuri rusengero ngo abantu batanga amafaranga ariko ubwo se shadiya ureze umwana afite imyaka ubwo se baba we ureze umwana akoshere ariko nawe uzajya ugira sympathy ni empathy. Let me tell you something. People go through so much and people think it's a joke, but it's not a joke, you know? Ibya shadiya ndabyanze. Ngaho nawe mbwira icyo ushingira wowe byangira icyo ubundi kandi bigenda gute. Why as a man who has no vagina, who has no woman anatomy, how do you say a woman was not raped? Uzi kangahe ngeye bamaze kundepinga nyine ngero umva sinakuvugira kuko sindi umugabo mugenzi wawe. I wouldn't know how that would work, or for you what you consider rape. Sinzi ngo niki umuntu agukuruye sa akakura imipira reka mbanze nkubwira ikintu kimwe hakora igikorwa cy'urukoza soni uretse gatoya sibyo uriya muhunga ne dumba uvuga ibintu mukahita bavuga ati cyo ntabwo nari nagitekereje kandi ubundi mbarusha ubwenge mwa bintu ubuse urabona nsazi ubusa urumva shadi ashobora kuba afite nk'imyaka 35 undisciplined icyambere ntabwo ariko kandi nyine you never urumva nyine like wenda nuko wenda yahise abivuga kandi akabivuga wenda kiri under influence, so you don't really know what happened, you know. umamagaye iwawe. Yes, because it's a moment of vulnerability. Ariko se abantu ese yagamagaye ngo naza murongore ku ngufu. It's a friend within everybody is under influence. It's a moment of vulnerability. Hanyuma ibintu bimwe hari igihe ubwira umuntu ngo hoya kumva hoya ntago ari kubivamo yego. Nasi yambaye n'ibiceri bro. Nasi biri gusakuza ufite Nasi vugana na Isimbi Nesi. Oramuzi amagambo menshi na Oramuzi ndamuzi. Uzi Oramuzi Puandat Sirawa yagowe bagushyiraho ngo bahora bakunkubitira nzagusanga Uganda nzakutera umuntu giraga we amuno yagara araze mwe ku bintu by'urukoza soni yago by'urukoza soni by'urukoza soni yago akana yago nagarabisi nagashaka ibintu by'urukoza soni na bwira yago ngo nakana gato karacyakeneye kwiga yago ako sugo yagukwera hundi ako se wana basi by'umusohozi uvuge ngo hajya ni oya muri yoja